ndumva ashaka kuririmba, sinajyaga ndirimba ariko ngiye kuririmba. Niba muri bubashe kunyikiriza simbizi. Mwarimu ko leta barabizi ko ntajya ndirimba, ngira izindi mpano yo kurimba yarananiye. Yesu wangenje ute, Yesu we ko wangenje kuramaze kandi kuranyuze, baririmbye ubagenje ute, Yesu we ko wangenje kuramaze kandi kuranyuze, ako karamaze. Haleluya. Igitumye ndirimba ntyo, muba muzi ko mwantumiye ngo nze nigishe, ariko mba naje kwiga. N'Imana yangiriye neza kugira ngo ngire ibyo niga. Iminsi yose nkandagiye aha ngaha, amagambo masanga ni amagambo y'ubuzima ndetse n'ubugingo. Hanyuma uko baganira, ko abagore n'abagabo mbona baganira bakundanye, ni umuco mwiza. Hari umuntu uherutse kuvugira aha ngaha turimo tuganira hariya haruguru, aravuga ati ariko Imana yarakize. Yari yumvise ukuntu turimo kuyivuga tuyivuga, ariko abasengera namwe mwarakize. Ntabwo ndaza ngo masange ubusa, masanga ibiryo. Haleluya. Masanga ibintu bifatika. Muhora mu birori, muhora mu bitaramo. Yewe nyine nkunda idini yanjye, ntabwo naza ariko murabizi ibyo ngibyo murabizi. Ariko ntacyo, nzajya nza ntwareho n'utu dukeya n'utu dukeya. Hari igihe umuntu aganira, umuyobozi wanyu we narabivuze, aposo nkigera aha ngaha narahageze, namubwiye ijambo sinzi ko aryibuka. Umwisiraheli umwe yigeze kutwigisha, hanyuma aravuga ngo Yesu naza guca imanza ntibizamugora, ntabwo bizamugora, ngo uzajya umugera iruhande ngo yinukirize, avuga ati wowe iburyo, ati wowe ibumoso. Nanjye rero naraje ngira ndavuga ntaba ni abapanekote. Ijambo rero mufite rwose kurisubiramo, navuga ko ari nko kwigiza nkana, kuko ni ijambo basobanuye kandi ndabyizera ko barisobanuye. Nkurikije naho bamaze kugera ku busobanuro bwabyo, sinzi niba umuntu utarabyumva, ariko wenda ubaje bwa mbere ni Itangiriro igice cya 18 umurongo waho w'9. Baramubaza bati Sara umugore wawe ari he? Aramusubiza ati ari mu ihema. Wenda ngarukira aho ngaho, uzakomeza wisomere. Noneho ngewe icyo nkuyemo, ubusobanuro nkuyemo neza neza neza, ni uguhagarara mu mwanya wawe. Buri muntu agahagarara mu mwanya we, ubundi akagozi bakakazirika ku idirishya kakazakurokorana n'abawe. Ubwo rero umugabo nahagarare mu marembo, nizo nshingano ze, hanyuma umugore mu ihema. Kanshimi Imana ibintu bibiri. Kimwe cyo n'ubuhanuzi aposo yampanuriye ejo bundi, ntabwumvishe kuko ninjye wabwumvishe, ntabwo ijwi ryageraga kure, ariko arambwira ngo hari ibintu byanjye byari bihambiriye byahambuwe. Buriya nuko abantu badakunda gutanga ubuhamya, ariko ubuzima tubamo nge uko nabubonye, burazamuka bukamanuka bugatambika bukongera bukazamuka bukamanuka gake bukongera bugatambuka bukakonkoboka cyane, ndetse Satani yakwibwira ko ugeze hasi agiye kurenzaho agataka, bukongera bukamuzukana. Ariko muzi ko atari Imana ibaye mu ruhande rwacu, niyo wakora ukameneka wafata ubusa. Ibi iravuga ngo
bashobora no kubika mu ruhago rutobotse. Turi mu gihe cy'imbaraga zikomeye zindi gusa icyiza akaruta kandi karakamira, nta zizabaho zizangana n'iz'Imana. Njye kubera ko maze igihe naragabye ibitero kwa Satani kandi ntabwo nzareka. Icyo gihe ariko nawe ntabwo akorohera, iminwa yose y'imbunda ayobora iwawe, ariko Uwiteka ari mu ruhande rwacu abari nta mubisha. Ubundi kera nigeze kuyobora hariya mu Gatsata, Bernard warabizi, cyane cyane aho bitigarira mpayobora imyaka 8 ntimuka, aba ari myinshi. Noneho hari imbaraga zikomeye z'abahanga b'abakonikoni kandi bakivuga bakabyivugira. Ariko iyo uhagaze mu ihema ukaguma mu marembo se, ntabwo imbaraga zagushobora. Nuko nabangiye cyane kure, ariko ntacyo bitwaye. Aho bitigarira hari umupasiteri bita Mupenzi, abakera basengeragayo baramuzi, wapfuye. Nta wundi mupasiteri ndabona cyo kora, nabonye Aposo. Nta wundi ndabona wakwigeza kuri Mupenzi. Noneho hazaho umuntu w'umukonikoni, ariko twagira ngo ni umukirisitu. Aramubwira ngo ndashaka ko ari ngewe uyobora ukanyungiriza, ubwo mwambuye itorero muri make. Hanyuma aramuhakanira, avuga ati none niba byanze rero nzakwica mpicara udahari. Agira ngo ni ibikino. Haje kuza umuyaga rwa rusengero bashigaje gusakara, gushyiraho sharupante ziri hasi zisidiriye. Haje kuza umuyaga, yararimo akora isuku yitoragura utwatsi aho mu rusengero twamezemo. Umuyaga uraza ukubita rwa rusengero urumugusha hejuru, arapfa. Wa mukonikoni mu gitondo arivuga, araza abwira umwarimu wari uhari wari umwungirije uwo mupaseri witwa Nepo, arabwira ati nawe urigira nka Mupenzi, ati nguhe icyumweru uba urangiye cyangwa uranyemerera nicare hariya. Undi aravuga ati ndakwirukanye dayimoni. Bukeye Nepo arapfa. Hari n'igihe abaturage bagiye kumurega ku murenge no hehe hose, bati umuntu amaze abantu n'abaturanyi basanga ntibaregwa. Haza kuza umupaseri bita Uwambaje Emmanuel, ni umuyobozi wacu ukomeye, aradusengesha. Aravuga ati mureke dusenge, nabo nitudasenga abadayimoni bazatugaraguza agati. Tukuri ibirenge hanze y'urugo rw'Imana, tugaruke mu ihema, tugaruke ku marembo, tuhakandagire, turwanye Satani kandi azaduhunga. Uwo mugabo rero yageze aho arahunga. Buriya abadayimoni batinya abasirikare. Nabikoze ubushakashatsi. Haba n'imbwa ziramureba, nta mbwa yamokera umusirikare wambaye simoko. Reka ihimbira ku basivile, yabona umusirikare ikabundi igaceceka, yamara gutambuka ikongera ikisasa. Ariko narabimenye, buriya umusirikare uko aba yambaye n'imbunda ye, imbwa kuzibura nta kantu kugwa bakajya kamujyaho, haba na gake. None nazo rero zizi kumva ko wagize ubwoba cyangwa utabugize, igahita yigendera. N'abadayimoni nabo iyo babonye udacagase wuzuye bacaho. Icyo kore ucagase nyine yahari. Niyo mpamvu mwateguye intego nziza, buri muntu ahagarare mu mwanya we. Amina. Abadayimoni batuveho. Nigeze kubabwira, ndabizi neza ko nabibabwiye, iwacu habaga umusazi bita biri ku nzira. Ni uro mu majyepfo aho bita Kayenzi, nawe uramuzi, cyangwa mu Rutobwe cyangwa Nyabikenke cyangwa ku Mugina, yajyaga ajya mu ayo masoko kandi ashobora kuba akiriho. Biri ku nzira rero yaza mu isoko akariremuza, akaritesha umutwe, kuko abantu batinya umusasi.
yajyaga aza agahengera ahantu abantu bicaye, cyane cyane abagore nibo yakundaga gusuzugura, kandi akamenya gusimbuka, agasimbuka cyane ati ubwo wavuduka akaba arakubonye, akakugerekana akakurenza cyahoze ari komine Kayenzi, akakurenza cyahoze ari komine Rutobwe, akakugerana i Nyabikenke, kandi hari iwabo ubwo yabaga arimo kwitahira. Noneho yabona ugiye kugera iwabo kandi ntacyo ari bukumaze, akikinga nko gahuru hariya, nawe ukabona arazubaye, ugakata ugasubirayo, nawe akaguseka ndagihobagije gihayi. Bucyaye babwira abagore batari ko biri kunzira ntakaba kanjye. Kibujya nugukangata, nawe n'umunyabwoba nta ntege. Mujye mwicarana umutaka cyangwa umutumba w'igitoki, nabakanga namwe mu mukanje. Yagira ati bagatora umutumba batika tsindwe. Biri kunzira kiruka, akarenza za komine zose, nta umwirukankana ko ntiyashaka kureba inyuma kubera ubwoba. Akagenda akagera iwabo, bahitaga ngo ni Kigali ho bita kwa Nsanzabarungu. Yarafite akazu k'akagondagondano, akagaseseramo, akarampa, akaryama agacicika. Nk'ejo rero bene wabo bakaza bwata, ariko biri kunzira ko atashakuje, aho ntiyarwaye. Bakaza bahamagara, biri kunzi, wararwaye. Yewe ati ntabwo narwaye. Atahubwo wa mugore wanturukanye Kayenzi nyirukankana, atashaka kunyica ntawe mwamboneye. Bati biri kunzi, bati ntawe, bativamo, akavamo. Akazamara nk'indi ya 5 ataraza kurema iryo soko. Aho azazira nabwo akaza akenguza, niko ye wa mugore warumitanye cya gihe ntawe mwamboneye. Nabo bakamukaga bati noneho sha yazanye umuhini, taraguhitana yazanye umuhini. Akongera agasubirayo. Satani ni nkabiri kunzira, yagukanzo gakangika, arakugerekana. Reka nkubwize ukuri, dukwiye kwihagararaho. Haleluya! Tukihagararaho, kuko abazahagarara neza mu ihema no mu marembo, Imana izabazirikiraho agashumi, bahagararaho ngaho. Kandi Imana nta kitakoze. Ikindi giterane mu by'ukuri nkuko mubivuga, cyane cyane kirimo abagabo n'abagore. Akantu kare kanshimishije rero nababwiraga, mbabwira nuko abantu batinya gutanga ubuhamya. Ntangiye kubabwira na kuriya kuntu nakomeje kurasa kwa Satani, nabo ntibicara nyine, baba bagenda barasarasa, ugasanga ibintu biragenda bibusanya. Buri jya munsi aposa mpanurira iwanjye byari danje, ariko idakomeye. Ubundi ngewe ntabwo nyambeshya, kandi ibyanjye ndabivuga, kandi nshimishwa ngewe na gatoya. Iyo mfite 1000 cyanjye, ntekereza ukuntu nakoreraga kera 700 ku kwezi. Iyo mbonye mfite 1000 ndavuga ni nabaye mukire, byarangiye ninjye mirenge ku ntenye. Ngewe singombera ibya mirenge ngewe, ariko biri nari barabizi, ngira inzu rwose, ngira inzu zimfasha duto ariko twishe. None zo umuntu ufite inzu 24 wese wabeshya. Yerega inzu uruvuye ngo ni imwe yawe, bapfa ko hatahamo umuntu. Ariko sinzi ukuntu ejo bundi byasobanye, ariko Imana yari yabitubwiye. Abantu banga kutwishyura, 5, 4, abangahe, ahubwo twabyuka tugasanga bagiye kare bimutse. Dore ko bene izo nzu nazo n'abazizamo azana amatora yonyine. Aha kubeshya ngo igitanda kiraza kuza nyuma, arongera akagahambira cyangwa agacisha, ntumenye igihe yagendeye. Mbona abantu bashizemo nese, n'abasigayemo ntibishyura. Uzi ko hari abantu bari banantumiye ngo njye kwigishayo, ngomba gutegesha 5 n'ikindi 5 kugaruka 3, nkayabura singeyo nkabahakanira. Noneho tuheruka ikintu cyabihambiriye, ariko ejo bundi ubwiye ngo Imana yabihambuye, ndataha ndategereza. Nimugoroba haje umuhanuzi, aravuga ati Imana yakubwiriye ahantu, ati naje nabihambuye, ati Imana yabihambuye. None mukanya umudamu arampamagaye ati hari uwishyuye 50, ati utaho ufite icyizere umeze neza. Haleluya!
buriya wa mugani no gukorera munsi y'amavuta y'abandi buriya nabyo ni sawa. Reka ibyo tubyihorere. Byahambutse. Ariko mwumva ijambo rya kabiri ryanyohera ikamerera neza. Umuhanuzi Imana yamubwiye ngo Imana ibakundira ngo nuko mwuzuzanya. Avuga ngewe n'umudamu wanjye Imana ati ngo muruzuzanya bikayinezeza. Ndavuga ariko Mana niwe wabikoze, kuko nkurikije uko twabanye none imyaka 35 ikabishize, Imana idushima ko twuzuzanya. Abandi bo barabanje kugenzurana, ngewe shwi sinabibabwiye. Namenye umugore wanjye uko yitwa hashize icyumweru tubana. Mbibabwire se ni muyinginge wa mugani wa mugabo bajya batera munininge inzu yagiye. Nicaye ndabitekereza, Imana imaze kuvuga ityo, kandi koko nsanga mu myaka 35 nta n'umuntu urumva, n'abana ba mu nzu nkeka ko batarumva dutongana bakareka. Kandi ubundi ngewe uko nireba nkaniyumva mbona ngira amahane, ariko uyu mudamu wabashije gukarama amahane yanjye akayakaruma akakarumika. Mana yahagaze mu ihema hanyuma rero niyumva mbona Yesu ari ibintu yagiye acogoza byinshi, ariko n'uwo muntu nawe akanyihanganira nyine. Noneho nicaye muri iyo myaka yose, kara karimbo karaza ngo ariko Yesu wangiye njuti. Hari umukecuru aho nayo baragakera mu byaro, ngira ngo wabaye nk'abenda kukavugaho, yashimye Imana mu rusengero. None araza tumuha umwanya ngo ashime, aravuga ati ndashima Imana ko yambagariye amasaka. Twumva ntibivugika. Nawe yararwaye amara nk'amezi angahe, yari yarabibye amasaka, hanyuma arwara igihe cyo kubagara kigeze, ararwara ntiyabasha kujya kubagara. Noneho ariko igihe kimwe yararaye, haca abaririmbyi bagiye kurepeta, babona amasaka yarangiritse. Bati ibi nabyo ntabyo iyo nta rukundo nta kintu kuba utabiba ku bandi utakora. Bati mureke repetition tuyikorera aha muri aya masaka. Oh haleluya. Turepete tubagara. Ariko ubwo mukecuru akaba yarayahavuye, yasodotse ajya kureba, asanga ikinani cyarayarenze. Aragenda abwira Yesu atese, wowe uravuga ngo umugabo w'abapfakazi, none se ubu wamfashije iki? Amasaka ubu ntakuraranye. Hanyuma rero baraje barayabagaye, amaze kuhava ikigoroba, bukeye kuri yatangiye gutora kamutendo umugani w'abarundi, azubyukana agasuka ngo agende apfe gusereganya, ageze asanga amasaka yose arabagaye. Aravuga ati Yesu yarayabagara yarangiye. Ari Imana, yewe Imana igiye kuyatubagarira. Haleluya! Igiye gukora ibintu byari byarananiranye ku buzima bwawe no ku buzima bwanjye. Oh haleluya! Kandi ndagira ngo mbatangarize ko igihe cy'Imana cyageze. Ariko mbabwira ubundi itabidukoreye yabikorera nde? Ubundi abandi ubu ngubu bari mu bitaramo nuko baraceza kwa kundi baranywa ko bashaka, barabyumva natwe turahanga. Ntabwo tuba twaje guhabwa imwe. Reka. Nigeze kuganira n'abantu bari banakomeye, hanyuma bifuza ko nabaganiza nkabigisha nkabasengesha, mbajyana ku irebero, kandi yarabizi ne icyo gihe wahayoboraga hari ubusitani dusengeramo bwemewe n'amategeko. Agenda twicara mu gihuru n'abo bayobozi bakomeye, ndabigisha, kandi ibyo bansabye byari inyigisho ikomeye yitwa imikorere ya Antikristo. Ndabigira ibyo byigisho, ndavuga hazabaho. Barumva, barangije bati umugabo ibyo avuga nibyo. Iyo tugiye muri Amerika turabibona, tugiye Burayi turabibona, na. Ariko si ubu koko uzajya mu ijuru ninde koko? Bose bati
ndabwira ntago mumuzi uzajya mu ijuru. Bati ntago muzi. Ngiye abantu bazajya mu ijuru ndabazi. Bati ni bande? Ntinabameze nkatwe. Twebwe twicara mu gihuru tukaritekerezaho. Nahubwo niba riri ku Rusumo ubu tugeze Nyakarambi cyangwa Kiyanza tumanuka tujyayo. Ndagera aho nkubwire ko ubu iyo twaje ntiba twaje gukina. Haleluya! Imana rero ntabwo ishobora gukundira abadayimoni ko bavugiriza impundu kunesha ku buzima bwacu. Hari ibyo yemera ko bitubaho, akaba ari inyigisho, ariko byanga bikunda ibya nyuma bya y'ubu iteka biba byiza kuruta ibya mbere. Hagarara mu mwanya wawe, hagarara aho ugomba guhagarara. Nongere mbibutsa kandi kantu nabigishije hano. Narabwiye ngo twebwe umuntu abari mu ntambara. Niba Imana yicaye hariya, ubwo Satani nawe ari hariya. Hanyuma rero twahoze twirebera nyine kwa Satani. Hose twirarire. Ariko igihe kiragera Imana iraduhamagara. Iduhamagaye turahindukira. Tumaze guhindukira, cyane cyane iyo umuntu akijwe, twe tubita abanyagice. Umva abafite umuvuduko n'urushisha atarukandagira ngo ritaba icyaha, akihuta ajya ku Mana. Naho ubwo Satani hariya yicaranye kado inyuma ishagirana, ariko imbere harimo umwanda. Imana nayo hari iri nayo ifite kado yenda inyuma idashashagirana, ariko imbere harimo ubugingo. Noneho Satani iti kakwereka ya kado, tabaze mubashya naragucitse, wongera ugatera agatambwe. Wagera aho ikajya mu mutima no mu bitekerezo, ariko se wabanje ukagenda ukabishikuzayo, ukabanza ugakora kiriya, ukaba uragiye. Wagera nkaho ariko se mpaka byaramwe ko nari narahiye ko nkijijwe nafashe umurongo kuko tutayibona, tabaze mubashya kongera kwisubirira ku Mana. Wagera ngaho ariko abandi babigiyemo ntacyo babaye, abandi barabikora ntacyo babaye. Tugahora tujajaba hagati ku Mana ntitugereyo, kwa dayimoni naho tukabipfuragura kubera ubwoba ko twitiriwe izina ryayo. Ubu rero ngewe inama muhora ntanga buriye, mureke tugende, twarahagurutse duhagurutse. Haleluya! Twerekeza aha hantu, nitugerayo Imana izadupfunikira agashumi gatukura, ntacyo umurimbuzi azadutwara. Hanyuma nta nubwo nshaka gutinda cyane, Apostle yatwigishije neza, ariko babwira icyatumye mvuga ko Imana yambagariye amasaka. Kuba urugo rwanjye rukiriho kandi narwubatse ntabiteganije, ni Imana nyir'ijuru yari yaragambiriye kumpa ubugingo, kubera ko muri iyi rugo mubisomye neza, urugo rurakomeye. Ndetse reka nkubwize ukuri, burya umuturanyi ngewe ntabwo yandimbura, akandimbuza nakwimutse se, nabari inzu nkayigurisha na makeya nkigendera, ariko umugore uramwimukana cyangwa mukamwimukana, hanyuma wamwirukana bikaba bitakiryoshye mu by'ubugingo. Ubwo rero ndashima Imana ibifite ukuntu yagutekerereje kera ikakuyobora kera. Ngiye nikoreraga hariya ku Kicukiro, hahoze akabari cyangwa hoteli y'umuzungu bitaga Video Vision number 1, Viven niko bayitaga. Hanyuma ndimo mpakorera, ubwo se nakoraga iki? Urebye nari umuzamu wo ku manywa, nari nshinzwe kubuza abantu basa nabi kwinjiramo, kubera ko niyo yerekanye televiziyo bwa mbere mu Rwanda. Abantu rero niho abasirimu bazaga, hanyuma n'abandi batari abasirimu bavuye gucuruza amakara y'u Bugesera bagashaka kureba televiziyo. Nanjye nkabashinzwe kubakumira rero kugira ngo bataza kubangamira aba boss. Ariko nkambara neza, nari mfite ijaketi n'ipantaro yayo by'umweru byiza cyane, na kereyo za kera nyine inkweto bitaga kereyo. Noneho
haza kuza rero umukobwa ushaka akazi, umunyeshuri, avuganye n'umuzungu igifaransa kiramunanira. Umuzungu amunyoherezaho ngo musemurire, njye kumusemurira. Umuzungu aca mu wundi muryango, imodoka mbona ikombi iragiye. Wa mukobwa nanjye mwirariraho. Ndavuga ubundi wancagaho uzi kuri bukabone. Ndiko ari njye wungirije umuzungu, byaheze nari umuzamu. Ndavuga dore saa sita rero irageze, ngwino tugende tujye gusangira. Hanyuma saa 10 akazi nikongera gutangira, ndahita nkubwira umuzungu akagure. Si umupagani wawe se? Turagiye tugeze turasangira koko. Ariko gahunda y'abapagani murabizi, yabonye umukobwa nk'uwo nawe warindagiye wiviriye hariya. Ariko shaka icyo mubwira ngira isoni. Ariko niga mayeri, satani nta soni agira. Ndasohoka nk'ururugi, ndashyiraho ku muryango, ndamukingirana. Ariko mukingirana ndi hanze. Hanyuma mvugira mu idirishya. Ndamubwira ngo impamvu ngukingiranye, ngiye kwinywera inzoga hirya hariya. Ndaza gukingura saa 10 tujya mu kazi. Nagira ngo ibihungu biraha bitaza kugucokoza. Ubwo agira ngo ndi umuntu mwiza. Nagiye kunywa se gahita nicira ku kazi, ngataha saa 7 niba atari saa 8 za nijoro. Namukingiranye. Ubwo ntarayaho. Mu gitondo sigiye kwaza umuzungu akabwira ati nta kazi gahari nagatanze. Nanjye ndaza namubwira ntimvira suri wanyu. Ararira. Arize nagiraga amahane. Ndaboneka ngiye kuzana inkoni yanjye nasize ku kazi nzo nkahereke. Ngo ninjya kuyizana. Hari umugabo twakoranaga ngo yari barumane witwa Vincent, yari umusore ariko nawe. Arambwira ati kujyanye inkondo ugiye kurwana nande. Ndagwa ni cya gikobwa cyaje gusaba akazi hano. Burya nagikingiranye nakiraranye, none nkibwiye gutaha kirimo kiririza. Teganze mukubite. Kera mana yanjye, kera habagaho urwomo we. Mujye mushimira ni yo nyamara. Hanyuma Vincent arambwira Imana nibura ku Imana. Nabwiye abantu ngo ntukihebe ukiri muto kandi ntukihebe ukiri muzima ukiriho. Imana ifite umuteguro. Uzi ko yakijije uwo mukobwa ubakaba ari umukecuru, jamureba imvi zabaye uruyenzi. Noneho Vincent arambwira ati ugiye kumukubita, wamutesheje umutwe wamuraranye, wenda wamuteye n'inda, nongeye no kumukubita. Arambwira ati uri umugome, nuramuka umukubise ukamwirukana, ntuzongere kunsomera ku nzoga. Kandi Vincent yarasengeraga bya hatari. Muri mibare sasa, aho kugira ngo nzabura inzoga za Vincent, reka igikobwa nkireke kihagume. Ndabwa ni Vincent mavanse bumpa icupa ya vanse yayo tinda kihorera. Vincent ararima, ndamanuka ndamwihorera, none turasazanye. Ariko igitumye dusazana, imyaka ya mbere ntugire ngo twari dukijijwe hafi irenga 6. Ariko namushatse w'impamvu yo kugira ngo mwirukane, kuko hari hatari hagera. Irego nkuzaniye bucura bwanjye wakumirwa. Dororangana n'uyu musore urahanga. Mfite abuzukuru 3. Ariko namushatse impamvu ngataha nasinze nkamwiyenzaho. Harwo nagerageje no kumukubita urushyi. Ariko cyane ngira ngo mucokoze nyine nawe avuge turwane. Yitwikira igitenge aravuga ati kubitire. Ndavuga unakongeza mu rwa kabiri koko nge nabyo yari urugomo rubi rukabije. Ndamureka nabo gingo nubu. Niba yararwumvise neza mwitama, niba kari gakeya ubwo nurwo yatahiye. Ariko byose nuko yagiye hagarara mu nshingano ze. Maze gukizwa rero turasezerana hose. Amina. Aya kamubwiza ukuri, niba ariho abantu babayeho neza mu buzima uko bungana, tubayeho neza. Burya nta kintu kiryoha nko gutaha utiganyira, ugataha utiganyira. Rwose ntabwo twe tuzi cyane ibi bintu by'amakeya, ariko nimundenganye. Wakubwira umuryango mvukamo, twarabarakare.
mwebwe nuko gusa nzababwire ngo ubundi nabwiye abantu ngo niba hariho umuntu wavukiye mu rugo rukennye, mwebwe bose nakwirwa mbavugaho, mwebwe muri abasirimu ndababona, ariko niyo ngeze no mu cyaro ndababwira ngo ninjye ndabarusha mwese kuvukira mu rugo rukennye, bakiyamira batereka mwabwira ndeka duhiganwe rero. Mwabwira ni muri 73 padiri yatanze imfashanyo z'ibirago n'ibiringiti, bimubanye bikeya aravuga ati bibaye bike muri buri kagari mutoranye mu mukene ukabije aserukira abandi. Urugo rw'iwacu rwo rwaserukiye abakene mu kagari, urumva nubwo mwarakennye ntimwaserukira akagari. Muri ubwo buzima rero ariho navugiye ngo ntukihere ukiri muto. Bazanaga ibyo kurya bakabishyira ku ntara bashyizeho amakoma nk'ibishyimbo kugira ngo tudacuranwa, twari benshi, tuvuga turi 13 kuko harimo impanga, Pascal ibara n'impanga. Ariko ubu n'umusirimu utuye kwa Rujugiro hahandi muri aramuzi. Hanyuma ko nta tara ryabaga iwacu, ariko bari bafite akantu kitwa inyenke bagenda bazunguza, hanyuma akavuga ati rero gukoramo urajya uvuga kuri ritime, Celestin ndatoye, nanjye Pascal ndatoye, tora nanjye ndatoye, yebana ubwo bakaba barazunguza urukenye ngo barebe ko arakandi kaboko kajyamo bagafatiremo. Ubu rero wagutwaraga ikijumba waramushihuraga, wagutwaraga iki waramushihuraga. Ibyo bintu by'umushiha rero ni ibintu twakuranye, ariko Yesu we haleluya ajya tumara n'umushiha tukavuga neza. Hari umusaza w'inshuti yanjye ariko simuheruka bita Karekezi, bamwita Ndege, abana be bafite indege, yajyaga nsura mu Busanza arahororeye, tukaganira, yarankundaga nanjye akabona ndi umusirimu, tukaganira akambwira ati ndagukunda, ndabaza muze unkundira iki? Aravuga ati buriya ati ndagukunda, ambwira impamvu. Ngeze ndamaza ntako sowe muze, wowe iyo duhuye unyerereza unyereka inka zawe, uvuga amazina n'imyaka yezavukiye, kandi nyuma shaka kugenda unyerereza widabagiza kuki udabagira cyane muze. Arambwira ati nuko nanyweye amata nkayahaga. Umuntu yanyweye amata akayahaga ntagira umushiha. Ariko tugeza muri Yesu yaduhaye amata turayanywa turahaga, umushiha urashira. Aho rero niho byagiye bitugorera kuvuga basheri na shushu, uretse ko kera batanayivugaga ahari, ariko nabuze ukundi bavuga mu mazina ngo Tereza ngo ngwino hano. Ariko njyewe nanjye kumbyinirira, we yitwa Jacqueline, yarambyinira akambwira ngo sere uwo nta kakandyohera kakamerera neza, wa mushiha ukagabanuka. Natwe turabwira ngo nikora ngo niko kuva kubwira nyoka zando, ariko bigenda bishira no kuri kw'Imana. Ikibazo nuko bije nshaje. Hanyuma rero mwebwe muhagarare mu ihema, abandi muhagarare mu marembo. Yesu abaho umugisha.